twibuka imyaka 5 ishize mugenzi wacu Deogratias Mushayidi afunze, ndagira ngo mbagezeho mu ncamake uburyo namumenye. Mu by'ukuri Deogratias Mushayidi ntabwo twize duhura. Mushayidi namumenye mu nyandiko ze yagiye yandika nyinshi no mu biganiro byanyigiye binyura ku maradiyo. Kuva agereye mu Bubiligi nko byavuzwe mu mwaka w'2000 amaze kubona ubuhunzi, ntabwo yagiye ngo yigunge, nubwo bavuze ko yari incike, yagomba ashobora kuguma mu gahinda ke akigunga nk'abandi benshi, ahubwo yahisemo kugenda yegera abanyarwanda. Muri icyo gihe abanyarwanda ntabwo bari basabanye cyane mu Bubiligi, tuvuga mu Bubiligi kuko ariho nzi cyane, harimo ikintu cyo kwishishanya, ariko Mushayidi we yagiye abegera atabatinya. Haba ari yabasangaga na mu kabari, habaho yabasangaga mu biganiro bitandukanye, cyangwa mu mashyirahamwe n'amashyaka yagiye ajyamo nk'uko byavuzwe. Yagiye atanga ibitekerezo byiza kandi bikanyura abantu benshi, akakunda gususurutsa abantu, akabasetsa, ku buryo byagiye bigera ku bantu benshi, nanjye bingeraho. Nubwo ntahuye nawe, byagiye binshikariza kumva ibiganiro bye, asoma inyandiko ze nyinshi. Hari nk'iyavuzwe yakozwe memorandum yise Génocide rwandais au peuple crie justice. Ibyo bitekerezo bye rero byagiye bigwa mu murongo umwe yatanganye kuva kera. Uko byavuzwe akinjira muri FPR, uko FPR yavugaga gahunda yari guca akarengane no kwimakaza ubutabera, nubwo bitakozwe mu ngiro, ariko yarabikomeje. Akumva ko abanyarwanda kugira bagiye kuri izo ntego bagomba gufatanyiriza hamwe ntawe ukumiriwe. Intego ye yari ibiganiro. Niyo mpamvu abo bose yagiye anyura mu mashyaka, yagiye ashyira imbere icyo bise dialogue interrwandais, ko bigomba guca mu biganiro kugira ngo abantu babashe kuganira kuri demokarasi bashaka, kandi ikaba demokarasi yumvikanyweho, ibyo nakwita mu gifaransa la démocratie consensuelle. Kuva rero naho afungiwe mu Rwanda, ibitekerezo bye byarakomeje, kuko namumenye n'abandi benshi bagiye bamumenya. Abo twagiye duhura, twagiye tumuganira, kuko muvuze nkumva n'abandi bamuzi cyangwa bamuzi kumundusha. Ibitekerezo byagumye mu mitima yabo. Uburyo rero igishimishije nuko nubwo afunze, ibitekerezo byakomeje kugenda bikura, ku buryo ubu ngubu ibitekerezo byinshi byemewe n'abantu benshi mu Rwanda, ku buryo afite abayoboke benshi, kandi no hanze y'igihugu abayoboke aracyabafite kandi bakemeye ibitekerezo bye, kuko yagiye ari umuntu udahinduka, ufite ibitekerezo bidahinduka, utivuguruza, kandi werekana ibisubizo birambuye ku bibazo by'u Rwanda. Ubu rero nk'ishyaka PDP twifuza ko yafunguwe, twemera ko afungiye ibibazo bya politike, ariko nubwo agifunze, ibitekerezo bye bikomeje kugenda bikura mu Banyarwanda. Kuba afunze ku mubiri ntabwo bivuga ko ibitekerezo bifunze, cyangwa ni ibitekerezo bihamye, kandi natwe dukomeza kugenda ibyo bitekerezo tubigisha abandi bose, kugira ngo igihe kizagera azafungurwe, kubera ko abantu benshi bemeye ibitekerezo bye, bakumva ko aho ari ubu ngubu atari aho yari akwiye kuba.